atari mwiza ni mwiza kana kandi bacu bose atari beza ni bimwe bari mu kuvuga ngo ubonye nyirakuru ashaje ngo azagira ngo ndi ari umugore yari pepo si ibyo kuvugirwa ahangaha ariko ga uyu mwana iki gikebe cyose ni igikebe cyase habe na nyirasenge ni uko asa ariko nyirasenge ngo mwigeze kugashishaho nyina yari ubusaso ntawe akazi uvuga mu muhanda nyina yagira guguruzi we cyo kutangiye gushiramo oya yenda ndizwo soko ndumwe amata sa amata se no ndabona genda gakombe kuramuzanira mu kawusha nshari kibazo nakanana ntarogo ufite wa akasi sawa soko iveri y'umunyu wa soko ndakonde gamweramo no ko ibintu byose wabyanze ni igisigaye aho nuko gamwana kuriyaga kutahuza amaso nawe biriya waza ukora ntawe uvuga umwuzukuru ari hariya yonjaga kwibona nk'aho uriwe mukobwa wenyine tugira mu muryango ko wamutinya abonye atari mwiza ariko uriya mwana ni umwuzuro n'indirimbo za Salomo atandukanye n'uyu wa mukuru wawe bebe cyane gusimba umusaza umwana uramubonye soko namubonye ko yabona gute imana ibi bintu yabihaye umugisha kera yabihaye umugisha kera nubwo Aburahamu yabaye ikinani bebe kubona soko tudasa akareka Sara akaja kuri uriya munyago we w'umukozi ariko isezerano ryari Sara kubona soko nakuntari keje ryari Sara soko meza n'ameza nayo mugongo azagwara umugongo kandi cyane azataka umugongo kandi cyane nimba yarasimze ku iprotaga wasanga akiri umusore yarakora soko akundana gukina cyangwa yarapfuye ko wunamye cyane niki ibyacu ntikwari ugukina sa mu gutwinjemo inyenzi twohereze ipensi nibyo nari nkubwiye ngo ibyacu ntikwari ugukina bakazuvuka ku myaka 5 ugatangira kwahura inyana ku myaka 10 ugasuhura wageza 15 sinkawe gushikije kurabona atari mwiza ni mwiza kandi bacu bose atari beza ni bimwe bari mu kuvuga ngo ubonye nyirakuru ashaje ngo azagira ngo ndi ari umugore yari pepo habe na imigani mkuye no munabi wose ni aho ni meza se mwana kurabona atari umuziro soko aho kuriyaga habe nasi iwabo bari bazima ubu bwizagaza zahanda bukura ni kuri se soko nabonye ni kuri se kandi ibyo kandi byokanga umutima wanje nabonye se umutima wawe ukangitse gute cyangwa wakangise ivyokanga umutima wanje mwana oya igenda ubwo
umuzanira uduta siko nibyo nari nkubwiye hari amajambo amwe tutoganira umwana w'umukobwa ari aha si ibyo kuvugirwa aha ngaha ariko ga uyu mwana iki gikebe cyose ni igikebe cyase habe na nyirasenge ni uko asa ariko nyirasenge ngo mwigeze kugacishaho nyina yari ubusaso ntawe akazi uvuga mu muhanda nyina yagiraga uburozi we nshobora kutangiye gushiramo oya yenda ntitwocisha ku ruhande uri umwana w'umwana wanjye habegana kwa kundi waza ubona twigira nabi twanga kumushima si ikindi habaye ku ntambara ya Murere ku ntambara ya Murere havuka icyama icyama twakaza tukita gute icyama nimba ari pareko nimba ari twigwaneho simba nibuka neza icyo cyama kimare kuvuka twakaza tuja kubita aho kuja gusengesha tukaja gutora uburozi kwa nyina yagiraga ikiyo cyose mavi yihute faster soko dore yarambiwe oya nibyo soko noneho ibyo wagiye uvuga nibyo ndabona aho soko ndumwe amata ndabona genda agakombe kuramuzanira mukawusha ntushaka ikibazo nakanana genda soko hari ikibazo rata soko nabwira ngo rata genda uzane igikombe muzanira akantu ko kumweramo aho washatse gucya ariko ndabona ibyo nzabonera muri uyu munyaga umushyashya jewe naye yanje ngo mwere mu kabuco ayiwe yaribagiwe akavere ngaho soko ni karira aho igikombe cy'umupira naco nikibuze soko aya mwana ndushiremo amata mu gikombe cy'umupira genda guza n'ikindi yacanye mu gikombe cy'umupira genza n'ikindi none uyu mwana wawe kera atangiye kwivumbura ataramara kabiri sana javere ni sawa ntarugo ufite wa akasi sawa soko iveri y'umunyu wa soko ni iki ntacyo mwana akuga kuriya nta mugabo uzi umwera mu gikombe cy'umunyu none soko ivere ry'umunyu wanze igikombe cy'umupira wanze ivere kene ko bakuzanira iki oya ntacyo sheri reba ikindi upfa kuzana amwere mu ndakunda aho yayinga soko ndakundi gamweramo nuko ibintu byose wabyanze n'igisigaye aho reba jewe naye yanje ariko ndabona bayita biberon umwana w'abadahugu ndujeho ngo ko ndamwera mu ibebero y'abana babahabo si y'abana habe n'abantu bakuru bazayimweramo soko maze ni keza habe n'abantu bakuru bazayimweramo muri aho ngaho ngo simpa mbona uyu munyago w'umupira ni keza uwo mupira nyine hari amenyo kigira se uzoza umunyunyuza uwo mupira wawe ukurura amata ururimi rwo kunyunyuza amenyo si yazanyunyuza data soko ndamwita tacu genda umusukire amata musukire mu kaveri nanone noneho
akamutereka iyi veri y'umunyu nayo muyijaniriye ndamwera umungumu muri iki gikombe cy'umupira jane kingi kumusukiremo ndamwera umwo kabisa ndamwera umwo cyakanyagwa cy'igihugu cyaje na umuntu no kumweramo mu manyagwa y'amaveri y'umunyu murenzeho umuzanire urafatisha ikisoko bakuzanire saviette ufatishe nta kibazo si cyo gufatisha cyo gufatisha si cyo kurya saviette nikajya akantu bazafatisha reka kuzanire ku mashitani ibisate by'umutsima byo mu mushasha ngaho gani karibu ku meza nuko asandi murakoze ngaho gabebe ngaho gasengera ibyo kurya ntawe nawe uzogera makeya ntiwoza unijirisha haje umushyitsi urasoko ngaho gisengere n'ubundi ugiye gufungura wenyine twe twari twafunguye aho ko muhamusiganira ibyo kurya birejejwe birejejwe bakambisengera urabona se wakuyemo imiwani ko ndabona ubutaha bazocumba umutsima nyamutsima kera uragaye ni mu izina rya Yesu uzamucumba tubisenye paketi nka zitatu umutsima ungana nk'imeza amen aramwambaye nawe ayo mahombe yari arimo munabi isoko nayo amanyagwa y'amadini ati ariko iyo cyanjye kitakifata neza uzoshiremo umupira isoko uramwambaye isapo sasi yanjye uraho ngo hari ubwo ari igitambara cyambaye ndacyari umwana wo kwambara isapo ese kutafatishije ifurusheti ifurusheti isoko nafatishije kweke